Bahaye ikaze mwese kuri The Bros Entertainment. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'umupadiri wahanganaga n'amadayimoni ayavana mu bantu nubwo nayo ryamukoresheje icyaha bikaba ngombwa kuyihana kugira ngo abashe guhangana naryo. Ikaze byatangiye umupadiri witwaga Peter agenda muri Mexico. Uwo munsi mu ijoro imvura yagwaga ari nyinshi. Peter yaragiye aho bari bamuhamagaye kugira ngo idayimoni ryitwaga Barban arivane mu mukobwa ryari ryinjiyemo witwaga Magali. Magali yarameze nabi cyane hafi kwicwa n'iryo dayimoni. Padiri Peter yahamagaye mugenzi we witwaga Michael, gusa Michael yari mu Bwongereza i London. Michael byari kumufata iminsi 2 kugira ngo abageze Mexico, kandi Magali yarameze nabi cyane. Iryo dayimoni bagombaga kurimuvanamo ako kanya kugira ngo ritamwica nubwo atari yakabikamiritse neza. Uko bavana amadayimoni mu bantu, Peter yemeje kubikora, maze Michael aramuburira amubwira kubireka kuko watarabizi neza. Yigiriye icyizere maze yinjira mu cyumba Magali yararyamyemo. Akinjira rya dayimoni ryatangiye kumushukashuka ngo aryamane na Magali. Iryo dayimoni ryari ribizi neza ko mbere yakundaga Magali. Peter yagerageje kutaryumvira, maze mbere yo gutangira kurivana muri Magali ashyiraho kamera ngo ifate amashusho y'ibyo yaragiye gukora. Yashakaga ko mu myaka iri imbere azajya bireba akazanabyereka abandi. Yaratangiye arasenga cyane, amasengesho afite imbaraga, nyamara ntabwo byakunze kuko iryo dayimoni ryahise riterura Magali hafi kumujugunya kure cyane. Amazi yejejwe yakomezaga kumena kuri Magali kugira ngo amuvanemo iryo dayimoni. Ntiyakoraga. Ako kanya Magali yatangiye kwikorakoraho, byasaga nk'aho iryo dayimoni ryamuvuyemo. Magali yari ameze nk'uhise apfa. Peter yaramwegereye nuko amukoraho. Magali nawe yahise amufata, bombi batangira gusomana. Uko Peter yagwaga muri icyo gishuko, rya dayimoni ryahise rimwinjira nawe. Nyuma y'imyaka 18 muri Mexico, umurinzi w'imfungwa muri gereza imwe yageragezaga kuvana ibiryo mu cyumba kimwe cyari kirimo imfungwa. Nyamara ako kanya wari ufungiyemo yahise amufata ikiganza, yahise aruma intoki ebyiri z'uwo murinzi. Peter nawe yari yarakomeje akazi ko kuba umupadiri. Umwanya munini yawumaraga mu buhinzi ndetse no gufasha abana bari imfubyi. Umunsi umwe yaje guhamagarwa bamubwira kujya kureba umwana umwe wari urwaye. Uwo mwana yitwaga Philippe. Nyuma yo kumuha umugisha, Philippe yatangiye gutitira cyane. Bahise bamujyana kwa muganga. Peter ageze kwa muganga yabonye umubikira. Akimubona yamubonyemo Magali, gusa umubikira yitwaga Camilla. Yese atangira kwita kuri Philippe, maze ahita abwira Padiri Peter ko hari umwana umwe wapfuye kubera kurwara iyo ndwara batari gusobanukirwa neza. Peter yababajije nimba mu mujyi baboherereje ubufasha. Bamubwiye ko nta bufasha barabaha kugira ngo barwanye icyo cyorezo cyari kiri gukwirakwira, kiri kwica abana, indwara batari bagasobanukiwe. Uwo munsi ubwo Peter yari ari muri kiliziya, umuganga witwaga Nelson yarahamusanze. Nelson yamubwiye ko bamaze gutakaza abana bagera kuri 4 kubera iyo ndwara. Peter yese atekereza ko ari igihano cy'Imana kubera icyaha yakoze cyo kuryamana na Magali. Yatekerezaga ko impamvu ari ukubera ubwo yavanaga idayimoni muri Magali byarangiye rimushutse akaryamana nawe. Yese afata umwanzuro ko agomba kwihana, akabwira Bishop wabo icyo cyaha yakoze. Nyuma yo kubibwira Nelson, uwo muganga yaramubujije, yamubwiye kutabikora kuko ntiyashakaga ko Peter yakwirukanwa. Nyamara Peter yabonye ko ari ngombwa gutunganya hahise he. Yagiye kureba musenyeri witwaga Barducci kugira ngo yicuze. Ageze kwa Barducci ubwo yari hafi kumwereka ya mashusho yafashe kugira ngo yicuze, Barducci yahise amubwira ku buryo yavanye dayimoni muri Magali. Yamubwiye ko byageze Vatican. Akibyumva yahise areka kumwereka ya video. Barducci yaramushimaga cyane, amugereranya n'abatagatifu. Yamubwiye ko Imana iri kumwe nawe. Ako kanya musenyeri Barducci yamuhaye inkuru nziza. Yamubwiye ko ahawe ubufasha bwo kujya gutanga kuri abo bana bari barwaye kugira ngo bavurwe. Peter akibyumva yahise areka kwihana, yaje gusubira mu bitaro afite ibikoresho byinshi byagomba kwifashishwa bavura abo bana. Akinjira, abantu bose baraho kwa muganga bamukomeye amashyi, baramushima cyane. Ku ijoro ry'uwo munsi Peter yarongeye areba ya video ye. Yarasenze cyane asaba Imana imbabazi. Uko yasengaga cyane asaba imbabazi, yumvise urusaku hanze. Yakurikiye ayo majwi, ni amajwi menshi cyane yumvaga. Yaragiye paka muri kiliziya. Agezemo yasanze ishusho ya Yezu iri ku musaraba. Yarahegereye, ahageze yabonye amaraso menshi amuva ku birenge. Yakurikiye ayo maraso akurikiraho yavaga. Nyuma yo kwitegereza yabonye hari umuntu mu mfuruka. Yitegereje neza yaje kubona ishusho ya Yezu isa nkaho yagize ubuzima. Ayegereye yahise abona ari dayimoni ryayigezemo. Ako kanya ryahise rimusimbukira mu buryo bwihuse cyane, ryahise ribura. Ako kanya Peter yahise atangira kurishaka nubwo yari afite ubwoba bwinshi. Peter yahise abyuka maze asanga byose yarotaga. Akibyuka muri iryo joro
yahamagawe na Uribe. Uribe yari umuyobozi wa gereza. Muri iyo gereza hari harimo imfungwa yashakaga ubufasha, yasabaga ko Peter ari we waza. Iyo mfungwa yitwaga Esperanza. Peter yahise ajya kuri iyo gereza. Ahageze ubwo yagiye kureba Esperanza, Peter baramuburiye bamubwira ko Esperanza yishe umwe mu barinzi. Bageze mu cyumba yari afungiyemo, Peter yahise abona ko Esperanza atarwaye, ahubwo yari yinjiwemo na rya dayimoni ryitwaga Balban. Yari amaze kurambirwa guhangana n'amadayimoni. Peter yahise asohoka, nyamara umuyobozi w'iyo gereza yasabye Peter ko yavana iryo dayimoni ryari ryinjiye muri Esperanza. Nyuma y'ibyari byaramubayeho ubwo yabikoraga ku nshuro ya mbere, Peter aba yarafashe icyemezo cy'uko atazigera yongera kubikora. Byose byarahindutse ubwo ako kanya Magali yahageraga akabimusaba. Yamubwiye kubikorera umukobwa we. Burya ubwo yaryamanaga na Magali yamuteye inda, havuka uwo mukobwa witwaga Esperanza. Esperanza yari umukobwa we. Ubwo bombi bari kuganira, Magali yamubwiraga ibintu bibi yamukoreye. Padiri Peter yamubwiye ko atari we wamuteye inda, ahubwo ko ari rya dayimoni Balban nawe ryari ryamwinjiyemo. Magali yanze kumwumva, amubwira ko icyatuma byibuze nawe agira amahoro ari uko yavana iryo dayimoni muri Esperanza. Kuri uwo munsi nijoro Peter yarongeye ararota. Yarose ya shusho ya Yezu yinjiyemo ni dayimoni imwataka, izishaka kumwica. Muri ako kanya yahise abyuka. Umunsi ukurikiyeho mu gitondo ubwo yasubiraga kwa muganga, yasanze wa mwana witwaga Philippe nawe yapfuye. Philippe yarabaye umwana wa gatanu upfuye muri icyo cyumweru. Muganga Nelson na bagenzi be bari babaye cyane kuko byari byabacanze, ntibabonaga indwara cyangwa icyo cyorezo kiri gutuma abana bato bapfa. Hahandi b'abana b'imfubyi babaga. Magali yahuriye na Camilla. Akimubona yaramwibutse, yabonye ari umwe mu bana yitagaho mbere y'uko arwara akagenda. Umunsi ukurikiyeho Peter yabonye ko nta yandi mahitamo afite uretse yo kongera guhangana n'iryo dayimoni ryitwaga Balban. Yasabye uburenganzira Musenyeri Barducci bwo kuvana iryo dayimoni mu bantu. Barducci yarabimwemereye. Kuri iyo nshuro yahamagaye Michael yaraje, bombi barahura. Peter yabwiye Michael ku cyaha yakoze, ariko ntiyabimubwira byose. Yamubwiyeho igice, amubwira ko burya bwose atigeze abasha kuvana dayimoni muri Magali, gusa ibindi yakoze yaretse kubimubwira. Michael yaramukomeje amubwira kudacika intege. Yamubwiye ko ari kumwe n'Imana. Mu ijoro ry'uwo munsi Peter yaje gutekereza uko byose byagenze. Balban aba yaramwinjiyemo agatenda Magali, gusa aba yarabashije kwivanamo iryo dayimoni. Ubwo yasakuzaga avuga Imana, ubwo ababyeyi ba Magali binjiraga mu cyumba basanze Peter byose yamaze kubitunganya ku buryo ntacyo bari kumenya. Ako kanya nibwo bahise batangira kumushimira cyane nk'aho ari umutagatifu. Kubera ibyo byose yibukaga, Peter yahisemo gutwika ya kaseti yari iriho iyo video. Michael yaje kumuvugisha, yamubwiye za nzozi amaze iminsi arota z'ishusho ya Yezu yinjiyemo na Balban imwataka. Michael yahise amenya ko iryo dayimoni rishaka kwinjira muri Peter. Ubwo Camilla yari mu kiliziya asenga asaba ubufasha Bikira Mariya, amaraso yamanutse ava ku ishusho ye amugwa mu gahanga. Ubwo yafunguraga amaso yasanze ya shusho ya Bikira Mariya yagiye. Michael nawe yakomeza kuganira na Peter amusobanurira kuri Balban. Michael yamusobanuriye ko Balban ari dayimoni rikomeye riva mu itsinda ridasanzwe kandi rishukana cyane, akenshi rikabifashwa n'andi madayimoni. Yamubwiye ko rishobora kuba rifite intego idasanzwe kuko rihora rishaka kwinjira muri Peter. Camilla nawe yakomezaga gushaka ya shusho ya Bikira Mariya yari yabuze. Yakurikiraga amaraso yabonaga, yaje kugera ku myenda, ayifunguye yabonye ishusho ya Yezu akiri umwana muto, maze ahita yikanga. Ya shusho yatangiye kuza yataka Camilla, nyamara ubwo yahindukiraga nayo yahise ibura. Ntibyarangiriye aho kuko yahise ifata Camilla imwinjiza mu cyumba cyari kirimo umwijima mwinshi cyane. Yamwinjije mu cyumba cyari kirimo babana. Abo bana barasakuje cyane. Bakibyumva, Michael ndetse na Peter birutse bajya kureba ibibaye. Ako kanya Magali yahise akubita hasi wa mubikira Camilla kugeza ubwo bazaga gutabara. Padiri Michael yari umuhanga mu kuvana iryo dayimoni mu bantu. Yahise arivana muri Camilla. Babana bo babirebaga mu bwoba bwinshi. Umunsi ukurikiyeho Peter na Michael bari kumwe na muganga Nelson bagiye kureba Esperanza. Iryo dayimoni ryari muri Esperanza ryatangiye gutonganya Peter, nimubwira ko abana bose bapfuye bazajya ikuzimu. Michael yatangiye intambara n'iryo dayimoni akoresheje imbaraga ze. Ako kanya Balban yahise akubita Michael hasi agwa apfukamye. Bombi uko ari babiri bari guhangana na Balban mu mbaraga zidasanzwe. Muri iyo gereza izindi mfungwa zatinye kwinjirwamo n'iryo dayimoni, ndetse bamwe batangira kwibabaza ubwabo. Ako kanya bakoresheje amasengesho basubije Esperanza wari winjiwemo na Balban aho yari afungiwe. Gusa iryo dayimoni naryo ritari ryoroshye, ryahise riza riri mu gutwi kwa Michael. Ubwo ryari hejuru ya Michael, wa muganga Nelson
yaraje ahita arijomba igishinge. Esperanza wari winjiyemo n'iryo dayimoni yaratuje by'igihe gito. Nyuma abayobozi b'iyo gereza batangiye kuganira n'abo bapadiri kugira ngo n'abandi bakorerwe umugenzo wo kuhavanamo iryo dayimoni. Gusa ibyo basabaga abo bayobozi ntibyakunze. Abo bayobozi ba gereza bababwiye ko uburyo bakoramo butatuma izo mfungwa zirekurwa. Nelson yabagira inama y'uko bose bababwira bakaryama, hanyuma akagenda batera igishinge nk'icyo yateye Esperanza. Mu buryo batamenye, imwe mu mfungwa yibye urufunguzo rw'umurinzi. Peter na Michael nabo bitozaga uburyo bwo kuvana iryo dayimoni mu bantu. Michael yamwigishaga uburyo babikora byihuse kandi bigakunda. Yamubwiye ko kugira ngo wirukane Barban utagomba kwizera kuri kumwe n'Imana, ahubwo ugomba kwizera ko ari wowe Mana. Nyuma Peter yaje kujya kuganira na Magari, baganira kuri Esperanza. Magari nibwo yamubwiye ko yishimye cyane. Noneho yamubwiye ko yishimiye ibyo bakoze. Yamubwiye ko ibyo bakoze atari bibi kuko yakundaga cyane umukobwa we. Nyamara Peter yamusabye imbabazi kubera ibyo yamukoreye. Igihe cyarageze kugira ngo bajye kuvana rya dayimoni muri Esperanza. Binjiye mu cyumba yarafungiyemo, baramubuze. Ahubwo bakirimo, urugi rwahise rwifunga. Aho muri gereza ubwo yari ari kugenda, muganga Nelson yahuye n'undi winjiyemo na rya dayimoni. Ako kanya yahise afata igishinge arakimutera. Nyamara hari undi wamwatatse ako kanya amuturutse inyuma. Nyuma y'igihe bafungiye muri cya cyumba, urugi rwarifunguye maze Michael na Peter barasohoka. Bari kugenda bumvise Nelson ataka cyane. Bamugezeho basanze ari hafi gupfa. Peter yamusezeranyije ko bagiye kumufasha, gusa Nelson yahise abagira inama yo kwiruka bagahunga aho hantu. Ako kanya bahise batakwa n'imfungwa zinjiyemo na rya dayimoni. Nta gutinda yahise afata umusaraba we kugira ngo abirukane bose. Nyamara uwo musaraba we wacitse intege kuko nubwo Michael yari umuhanga mu kuvana ayo madayimoni mu bantu, ya shusho ya Bikira Mariya yarinjiyemo na Barban yaraje kandi yari ifite imbaraga nyinshi. Ubwo idayimoni ryari rije rishaka kwica Peter, Nelson yaramwitangira arifata kugira ngo Peter abashe kwiruka. We na Michael barahunze, bacitse ayo madayimoni, bahungiye mu gikoni cy'iyo gereza. Bombi batangiye gutongana. Mike abwira Peter ko hari icyaha afite atari yihana, akaba ariyo mpamvu batabasha gutsinda ayo madayimoni. Ako kanya Yesu amubwira byose, amubwira ko yaryamanye na Magari. Michael Yesu amubwira ko adashobora kwirukana Barban kuko igihe aryamana na Magari iryo dayimoni riba ryarinjiye muri roho ye. Peter yamubwiye ko impamvu yamuhamagaye ari uko we na mbere yabashije kurwanya ayo madayimoni kandi akayatsinda. Michael yamubwiye ko nawe impamvu yabashije kurirwanya kandi akaritsinda bigakunda ari uko yagurishije roho ye kuri iryo dayimoni. Michael ngo yarabizi neza ko azajya mu muriro utazima igihe yapfuye. Michael wari wakomeretse muri ako kanya yahise yikubita hasi, ariko mbere y'uko apfa yasize abwiye Peter amagambo akomeye cyane. Yaramubwiye ati ntuzigere ugirana ubwumvikane ubwo ari bwo bwose n'ishitani. Ayo madayimoni ibashije kwinjira aho bari bari nta yandi mahitamo. Peter yahise ahunga maze asiga Michael aho ngaho. Peter yahise yifata video yicuza icyaha yakoze ubwo yaryamanaga na Magari. Iyo video yayohereje Musenyeri Barducci maze abona gusubira kurwanya rya dayimoni. Asubiyeyo, Peter yari afite imbaraga nyinshi, yirukanye ayo madayimoni mu buryo budasanzwe. Gusa za nzozi ze zaje kuba impamo kuko yashusho ya Yezu yagiye arota imwataka yaje kuza kumurwanya. Gusa kuko yari afite imbaraga zidasanzwe, ako kanya Peter yabashije kurwanya ayo madayimoni mu buryo bwamutunguye. Hari ryamuturutse inyuma rimukubita hasi. Peter yakangutse yisanga yaziritswe. Rya dayimoni Barban noneho ryari riri kumwe n'abandi bambari baryo, bari benshi cyane. Mu nshuro nyinshi cyane yagerageje kuvana Imana yari iri muri Peter. Ayo madayimoni yakoze imigenzo yo kumuvanamo Imana, ari nakababara cyane. Uko bamukoreraga ibyo byose niko ku rundi ruhande wa mubikira Camilla yabonaga babana bose bigaragura hafi gupfa. Yagerageje kwiruka ahunga ariko urugi ruhita rwifunga. Ya shusho ya Bikira Mariya yari yinjiwemo na Barban yahise imwataka. Nubwo ayo madayimoni yari yamuteraniyeho, yagerageje kurwana nayo akoresha imbaraga za Yezu. Ayo madayimoni yose yaramuhunze. Peter yari afite imbaraga zidasanzwe. Iryo dayimoni ryagerageje kwinjira muri Peter, ari nako Camilla nawe aririmba asenga cyane ahangana n'irindi dayimoni ryari ryinjiye muri ya shusho ya Bikira Mariya. Nyuma yo guhangana igihe kirekire, Peter yabashije kuvana rya dayimoni muri Esperanza, ariko ryanze gushirayo rirongera riramugerageza. Rya dayimoni ryari rihanganye na Camilla ryatangiye kwica abana bose bari kwa muganga. Iryo dayimoni yabwiye Peter ko naramuka adahagaritse guhangana nabo, abo bana bose barapfa kandi bakajya mu muriro.
ryamuhitishijemo gukiza abo bana cyangwa agatabara Esperanza, ryamuhaye andi mahitamo ryaramubwiye riti ivanemo iyo mana ikurimo hanyuma buri wese akire. Peter yarabyemeye. Ako kanya ba bana bose barakize. Ni rya dayimoni ryahanganaga na Camilla rihita ribura. Nyuma Peter yaje gusohoka, yasohotse ateruye Esperanza. Bahuye na Magari waje kubakira. Peter yabashije kuvana iryo dayimoni muri Esperanza. Nyuma y'igihe ibintu byasubiye mu buryo. Peter yigisha abantu nk'ibisanzwe. Abantu bose baramukundaga cyane, ndetse yari afite televiziyo yerekanaga ibyo yakoraga byose. Byatumaga abantu bamwita umutagatifu ukiriho. Barducci yaje kumureba baraganira. Yamubwiye ko yahanaguye ya video ndetse ko yabonye akazi Vatican. Gusa muri ako kanya Barducci yasabona ko Peter nawe afite rya dayimoni Barbani muri we, ndetse Barducci yabonye ko asa naho ari kurisingiza. Barducci yabonye ko asa naho ari kurishimira ko ryarabashe gutsinda Peter. Intambara yo guhangana naryo yari igiye gukomeza. Ako kanya bahise babona ko Esperanza ari we wahiswemo n'Imana kugira ngo ahangane na Barbani. Peter yemeye ako kazi yahawe Vatican. Yabonye ko ikibi kitagira mu bwami bw'Imana, ahubwo ko kizahera ku isi. Ngiyi inkuru y'umupadiri witwaga Peter wahanganye n'idayimoni, ariko nyuma yo kumvikana naryo bikarangira rimukoresheje icyaha. Ndabashimiye cyane mwese. Ntimuzacikwe n'inkuru zacu zitaha hano kuri The Bros Entertainment.